icyo yadufashijeho hari nk'abana iwabo batarya, niyo barya bakarya bajogora ukabona badafite peti yo kurya. Ariko hano kubera tuba twakusanyije ibintu byose, intungamubiri twazishyizeho, hari uzana karoti, hari uzana imboga, hari uzana ibishyimbo, indagara, tugashaka utuntu nk'utwo ngutwo tukavangamo bikaba indyo yuzuye. Noneho wa mwana ashakaga no gutoranya tuba twabiteranyije hamwe tukabivanga tukabicucuma bikaba ikintu kimwe, noneho abana bakarya nta kibazo, ukabona bafite peti yo kurya, umwe yabona mugenzi we ari kurya nawe agashishikara kurya. Urakoze cyane. Miss hari icyo yamubaza? Yego, nashaka kubaza ni nk'ibihe bibazo mwagiye muhura nabyo kuva mwatangira kurera abana? Ibibazo byo ni byinshi. Nk'ubu ngubu urumva uko turi batatu twita kuri abo bana, ntabwo tubona umwanya wo kugira ngo tujye gukurikirana ibyacu mu mirimo. Nk'ubu inaha mu cyaro dutungwa no guhinga, ariko iyo nise kuri abana ni buri munsi, ntabwo nshobora kugira ngo mbone ubushobozi bwo kujya guhinga. Na babandi nabo bita ku bana ntabwo bashobora uburyo bwo kujya guhinga, ngo bikatubera imbogamizi tukavuga tuti se kuki tukomeza kurera abana, wenda n'ababyeyi ntibateranye wenda ubushobozi ngo baduhe, cyangwa se na leta idufashe noneho tugire uwo twajya twohereza mu kiraro mu gihe natwe turi kwita ku bana. Twaza mwajyane, twaza mwakwirwane, ko twaza twamaye. Twaza mwajyane, twaza mwakwirwane, ko twaza twagize none twaza abangavu bahantu none twaza none twaza none twaza none twaza twaza dutera imbabazi dutemba hari umwazi ese duteza amaboko. Bagiye gusura ibikorwa bitandukanye, barareba ibinyabiziga iwacu mu murenge wa Nyange ku isonga zitandukanye, nawe nyiraburanga wacyuye igikombe baratangaza ziratize n'umurenge wa Nyange guhashya abashyitsi kugira ngo abereke ibikorwa byacu. Hano ni imboga tugaburira abana bacu bakabaho neza mu rwego rwo kwirinda imirire mibi. Tukagurira n'amasoko ndetse n'aha urashaka kugura turamugurisha. Hano hari beterave no ku babyeyi ntabwo twabasize inyuma, ariko bana hano dukoramo imitobe abana bakanywa bakamera neza. Uriya n'undi aracyaboha, hanyuma bagakora n'utu dutete mu rwego rwo guca ya mashashi twahahiriragamo yangiza n'ibidukikije. Ibi byose mureba ni ibyabo. Hanyuma nyegereza, aha hari umugore witeje imbere aboha imipira abana bakambara, abadamu bakambara, ngira ngo ijisho rirabaha, murabona ko yizihiwe. Afite isoko turamugurira. Iyo dufite abana bagiye ku ishuri ababohera imipira abana bakambara. Abaturage b'umurenge wa Nyankenke, kuri uyu munsi twizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe umugore. Umurenge wacu wa Nyankenke turi n'ibyishimo byinshi ko ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi bwahisemo kwizihiza uwo munsi mu murenge wacu. Mumfashe rero mu nkiza amashyi twishimire icyo gikorwa kandi dushimire n'abayobozi. Tugiye guharira ubukangurambaga ku isuku
ariko tunazirikana ko hari icyorezo cyugarije isi kitaretse na Afurika muri rusange cya corona virus. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umwanya wo kugira ngo twese tuzirikane icyo tugomba gukora. Ibyo ni ngombwa kuko twararebye dusanga Imana ariyo yatangije igikorwa cy'isuku n'isuku. Amina. Haleluya, haleluya. Amen. Ni Imana yagitangije. Ndashaka kubikora mu magambo atari menshi cyane, ndifashisha ijambo ry'Imana. Turasoma ijambo ry'Imana kwa kabiri igice cya 23 cyangwa umutwe wa 23 kuva ku murongo wa 13. Baravuga ngo uzagira ahantu hikinze hatari mu ngando aba ariho wituma, mu bintu byawe uzaba ufitemo n'igihosho, maze nujya hanze kwituma ugicukuza umwobo, nyuma uze gutwikira imyanda yawe. Koko rero uhora Imana yawe ubwe agenda mu ngando yawe kugira ngo akurinde kandi akurekurira ababisha bawe. Nicyo gituma bakwiriye kwitwara kugira ngo batazafatwa n'indwara z'ibyorezo. Yabategetse kujya bacukura ubwiherero, ngo mu bintu byose bazitwara, ngo bazitwaze igihosho, ngo bazitwaze ikintu cyo gucukuza aho bazajya bituma, kandi ngo muzirinde cyane, ngo kuko Uwiteka umunsi yagendagenze mu ngo zanyu aho mutuye akahabona ikintu giteye ishozi, ngo ntabwo azongera kugendana namwe, ngo gendana namwe kugira ngo abarinde ababisha, abarinde ibyo byorezo, abarinde abagome b'umubiri, abarinde izo ndwara zidasanzwe. Ariko ngo nimubigiramo uruhare akaza akahasanga ikintu giteye ishozi, ngo ntabwo azongera kujyana namwe. Nababwira muri make ko ari icyemezo nafashe mu buzima bwanjye cyari gikomeye, ariko naritinyutse nk'umwana w'umukobwa kuko numvaga yuko hari inshingano mfite nk'umunyarwandakazi kandi hari umusanzu ngomba gutanga ku iterambere ry'igihugu. Ni muri urwo rwego nshingiraho nashishikariza n'abana bakiri bato, abana b'abakobwa kwitinyuka, ukumva yuko ari inshingano zawe kugira umusanzu watanga ku iterambere ry'igihugu kandi ukabikoresha uburyo buhari bushoboka. Hari amahirwe menshi leta y'u Rwanda iduteganyiriza, ntekereza ko tuyakoresheje neza hari byinshi twageraho. Ndagaruka ku babyeyi kuganiriza abana banyu, kwisanzurana nabo, mukaganira nabo ku buryo mubiyegereza, bakababwira ibibazo bafite n'icyo bashaka kugeraho. Umwana w'umukobwa agira ibibazo byinshi. Iyo agize ibibazo byinshi ntabone uwo abibwira, ashaka inzira zose ashobora kunyuramo kugira ngo yikemurire ibibazo. Ababyeyi ibyo ndabibashishikarije, mumfashije mwabibafashamo. Ku nsanganyamatsiko igira iti umugore ku ruhembe rw'iterambere. N'inama y'igihugu y'abagore turishimye kubera intambwe igihugu cyacu kimaze gutera ku isi yose mu kwimakaza ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore, ndetse n'uruhare ntagereranywa umugore agira mu iterambere ry'igihugu.
turashima muri rusange ibimaze kugerwaho ni byinshi mu iterambere ry'umugore ariko n'umuryango muri rusange, ariko hari byinshi dukwiye gukomeza gushyiramo imbaraga. Abagize umuryango, ubufatanye bw'umugabo n'umugore kugira ngo icyerekezo 2050 igihugu cyatangiye tubashe kuzakigeraho. Icyo cyerekezo tuzakigeraho hari inzitizi tumaze gukuraho cyangwa se hari n'ibisabwa kugira ngo icyo cyerekezo tuzabashe kukigeraho, twimakaza ibiganiro mu muryango hagati y'abashakanye umugabo n'umugore kugira ngo imibereho myiza irusheho kugenda neza ndetse hatekerezwa n'iterambere ry'umuryango muri rusange. Ni beza tuje dushaya yewe tuje dushahagirira tuje duteza urugori n'amayisori byahanganga twaza mwajyare twaza mwakwirwa hepfo twaza twambaye. by'umwihariko turashimira abafatanyabikorwa bacu, ari ibi bihembo twatanze, ari n'ibimurikabikorwa twasuye, hari abafatanyabikorwa. By'umwihariko turashimira umuryango wa Division, hatanzwe matera, ariko barashaka ko izi ngo mbonezamikurire zitaba baringa, ziba ingo mbonezamikurire cyane cyane ziri mu miryango ariko zikora. Tugasaba rero nanone abanyamadini n'amatorero n'abafatanyabikorwa, tutabona uko dushimira kuko bafite roho zacu mu biganza byabo, ariko bari no gutera intambwe kugira ngo roho ibe nzima mu mubiri muzima. Uyu muco w'isuku nituwutoza abanyamadini, nibawutoza abayoboke, ndababwiza ukuri ntabwo harashira icyumweru ari ikibazo. Ariko padiri navuga ati roho mutagatifu arabikora, ati reka tusuzanye roho mutagatifu azayikingira iyi ndwara ntizagera inaha birapfa. Ariko nabigira ibye akavuga ati abakirisitu nimusenge n'abayoboke kugira ngo iyo ndwara no mu bihugu irimo ivemo, no mu Rwanda ntizaze, ariko n'umuco w'isuku ntituwusige inyuma. Kandi bikumvikana gutyo, tuzi ko mufite irindi jambo rirenzeho, kuko nkuko nabivuze roho murazifite, nimubikora tugafatikanya birarushaho kugenda neza.